halo. Sariyuti kuri mwese ndabasuhuje, mumeze mute mwese nk'ibisanzwe nyine ntabwo twatangira ntabanje kubaha yambu mbabaza uko mumeze, byifashe bite hirya no hino muri ibi bihe bidasanzwe, ibihe bidukomereye bya korona virusi. Mbasaba ko buri wese n'ubundi aho ari aba agomba kwirinda mu buryo bwose bushoboka. Ngira ngo rero twakwikomeza inkuru yacu ubushize aho twagarukiye duheruka Ntwari n'Amahirwe bavuye kwiyakira gufata ifunguro rya saa sita ngo basubire mu kazi, binjira mu modoka babanza guca kuri sitasiyo ya esanse ngo banywe esanse, bashyire esanse mu modoka ntabwo ari bo bayinywaga ahubwo ni imodoka yayinywaga. Mu kugerayo rero hari umuntu wasifuye, maze Ntwari mu kurebayo mu kurebayo rero akuye umutwe mu modoka ababuza umuntu uri hafi aho ngaho. Usifura we yarakomeje arasifura ariko ari kure gusa atagaragara. Abari mu modoka barikomereje baragenda ariko imodoka itihuta kuko bajyaga hafi. Mu kugera aho bakorera bava mu modoka binjira buri umwe muri ofisi ye, akazi karakorwa nk'ibisanzwe, maze mu masaha yo gutaha abandi bagendaga mbere ariko Ntwari we agasohoka nyuma. Mahirwe yagiye kumusezeraho muri ofisi maze n'ubwuzu bwinshi amusoma ku itama. Ntwari biramutungura ariko arabyakira abifata nk'ibisanzwe, gusa n'ubwo bwose bwari ubwa mbere. Mahirwe yahise ajya gutega na mugenzi we bakoranaga barataha. Mahirwe uwo munsi yageze mu rugo yasaga n'uwahindutse cyane pe, asanga umurerwa arahari nawe yari yaramenyereye mu rugo. Ubundi kwa Kimonyo buri muntu yagiraga urufunguzo rwe rwa buri muryango w'iyo nzu uretse bya byumba by'amabanga, kimwe kirimo umwobo na kimwe umugore wa Kimonyo yapfiriyemo. Gusa mu mfunguzo zisanzwe umurerwa ntiyari afite urw'umuryango w'inzu usohoka hanze kimwe n'urwo ku marembo, bivuze ngo yiberaga mu nzu ibihe byose ariko akabona buri kimwe, mbese yarabyakiriye kuko nta kundi yari kubigenza. Uwo munsi rero Mahirwe yavuye ku kazi yinjira iwabo hatagendwaga. Mu kugera mu nzu nk'ibisanzwe asanga umurerwa yamaze gutunganya ibikenewe, yibereye mu ruganiriro mu nzu yo hejuru. Mahirwe aramusuhuza arangije yinjira mu cyumba cye. Nyuma y'akanya gato Mahirwe yahamagaye umurerwa, yamwitaga nyina ati mama. Mahirwe amaze kumuhamagara, umurerwa muri saro aho yari ari guseka ati karame. Yitabye anasanga Mahirwe mu cyumba. Mahirwe ati ngwino nkubwire mama. Umurerwa yinjiye aseka iyo mpamagaye ngo mba biransetsa ni ukuri. Biragusetsa ako ntugaseke rwose mama, kuko nakubonye nkubabaye, nibwo nanjye mbaye mu maboko y'umugore muzima urumva. Umurerwa yicaye ku gitanda cya Mahirwe nuko arangije aramubaza ati none se mama wawe ubundi yari mubi? Mahirwe yaramubwiye ati icecekere mama, erega amateka yanjye ni maremare sha, buriya mama ntawe nzi na data ntawe nzi. Umurerwa arijijisha asa naho ntacyo azi. Ngo ariko se noneho uyu munsi wabaye iki? Mahirwe ati ni ibisanzwe ma, naho ibyo nkubwira byo ni ukuri rwose. Amakuru mfite ni uko mama umbyara ari we watumye hano hamera gutya, gusa si uzi nakubwiye. Umurerwa ati none se mama wawe waracyariho? Aba hehe? Mahirwe atoya sha ntawe, mama yapfuye atanzweho igitambo n'uyu wandeze, bivuze ngo narezwe n'uwishe mama. Umurerwa byaramutangaje. Ibyo bintu ubwo wabibwiwe n'iki koko ko wari umwana?
Mahirwe yaramubwiye ati rega burya nta kiyoberana sha, nyine urumva ese okay ya buryamye nawe nta kibazo. Umurerwa asa n'uwirambika, Mahirwe arakomeza. Okay nyine rero urumva nakuze nisanga hano, nzi ko ndi kumwe n'ababyeyi banjye bwite, nkabona barankunda ntacyo mbura rwose pe, nta kintu na kimwe nababuranye. Gusa rimwe niga mu mwaka wa 3 wa pirimeri, ndabyibuka twari muri exame maze bansibye ishuri bambwira ko dufite urugendo. Uwitwaga mama niwe wabimbwiye, nshaka kwanga ngo ntasiba ishuri ariko biranga. Uwo munsi banyambitse utwenda dushya tw'umweru dede, mbese kuva ku mutwe mpaka ku birenge n'udukweto twari umweru ndetse n'udusogisi yewe n'agakariso, ikanzu, agakote n'akagofero, byose byari amawayiti. Mahirwe ati wawu sha banza wari uberewe pe. Mahirwe ati byari hatari. Ubwo twagiye mu modoka turagenda tugera i Rubavu, tuba twambutse hakurya muri Kongo. Urumva njye sinari mpazi uretse kumva babivuga. Nuko tugenda ahantu harehare cyane, reka rero tuzagera ahantu mu gashyamba gato ariko k'inzitane gafashe cyane. Muri Kongo haba amashyamba menshi kandi afatanye y'inzitane, maze tuve mu modoka twinjira ahantu hari urugo muri iryo shyamba. Tukigera muri urwo rugo dusanga umukobwa wicaye hanze, numva bavuganye mu rurimi ntazi, cyari igiswahili. Ahita anyegera aransuhuza aseka, amfata akaboko maze anyinjiza mu nzu yo ku ruhande. Abandi nabo Kimonyo n'umugore we babinjiza ahandi. Aho banjyanye hari ahantu hasanzwe, banyicaje ku gatebe gato kabaje mu giti, maze haza umumama munini w'inzobe ansuhuza mu Kinyarwanda, arambwira ngo nishimiye kukubona, nanjye nti murakoze ariko nari mfitemo akoba. Arongera arambwira ngo ubutaha igihe nzashakira nzagaruke hano njyenyine kandi mu ibanga rikomeye, kuko nibwo nzamenya uwo ndi we, ubu uri mu maboko mabi. Ayo ni amagambo uwo mugore yambwiye. Sha nubwo nari umwana ariko narikanze. Ambwira ijambo rya gatatu ngo kuva nonaha ntukarakare cyangwa ngo ugaragaze umunya mu maso hawe igihe uri mu nzu yawe. Nahise mubaza inzu y'isi yanjye, arambwira ngo inzu tubamo ni iyanjye, ngo ariko ibindi nzabimenya umunsi nagarutse kandi bibanga, nzaze njyenyine n'ibyo ambwiye mbigumishe mu mutima wanjye. Umurerwa yahise amubaza ati none se ubwo we waje gusubirayo ko yari akubwiye ngo uzasubire wenyine? Mahirwe atumvara nawe urabyumva. Gusa ubwo twaratashye, tugeze hano ababyeyi bajya hasi mu cyumba cyabo, bamaze gukinga ndamanuka buhoro njya kumviriza ngo menye ibyabo ubwo twari hahandi, kuko ubusanzwe iyo babaga bakinze bahitaga bavuga uko umunsi wabagendekeye. Umurerwa ati kagira inkuru rero. Bati iki sha? Mahirwe ati wahora n'iki sha, ko nagiye kumva nkumva baratangiye. Batangiye iki se mwuka byaramo? Reka tuzakomeze ubutaha muri episode ya 16. Reka mbareke, turi kumwe, ndabakunda cyane.